Ese wari uzi ko hari abagore bamwe batwita maze bakabura ububobere mu gitsina ku buryo n'imibonano mpuzabitsina ishobora kubagora cyangwa ikabababaza? Ibi se biterwa n'iki? Kandi se byakemurwa bite? Benshi mu bagore batwite bagira ibibazo bitandukanye mu mubiri wabo. Kimwe mu bibazo batinya kuvuga ni ukubura ububobere mu gitsina cyangwa se kumagara mu gitsina, aho umugore yumva atakigira amavangingo nk'uko yari asanzwe, bigatuma yumva atamerewe neza cyangwa bikamutera ububabare mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Iki ni ikibazo gikunze kubaho ku bagore bamwe mu gihe batwite, kandi si ikintu gikwiye gutuma umuntu agira isoni cyangwa se ngo agifate nk'ikidasanzwe. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane ko abagore batwite basobanukirwa neza impamvu zituma babura ububobere, bakamenya n'uburyo bwo kubyitaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bumve baguwe neza mu gihe cyo gutera akabariro. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku mpamvu zitandukanye zishobora gutera umugore utwite kumagara mu gitsina akabura ububobere, ndetse tunagaruke ku buryo bwizewe bwafasha kubikemura cyangwa kubigabanya kugira ngo impungenge zigabanuke. Niba nawe warigeze guhura n'iki kibazo cyangwa ukaba ushaka gusobanukirwa neza imvano nyakuri, komeza ubane natwe mu kiganiro, uraza kugisoza ukuyemo amakuru afatika yo kubakiraho byuzuye. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Iyo umugore atwite hanyuma mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntihabeho ububobere mu gitsina cyangwa se akumva yumagaye, bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zifitanye isano n'imihindagurikire y'umubiri ndetse n'imitekerereze mu gihe cyo gutwita. Kugira ngo tubyumve neza, ni ngombwa gusobanukirwa uko umubiri w'umugore utwite ukora, impinduka z'imisemburo mu gihe cyo gutwita n'ibindi bintu bishobora kubigiramo uruhare. Impamvu ya mbere ni ihinduka ry'amaraso ajya mu myanya ndangagitsina. Mu gihe cyo gutwita, amaraso menshi ajya mu nda no mu myanya y'imyororokere kugira ngo afashe umwana uri gukura. Ibi bishobora gutuma habaho kubyimba, maze bigatera umubiri kudakora ububobere neza, ku buryo umugore abura amavangingo mu gihe cyo gutera akabariro kandi atari ko yari asanzwe. Impamvu ya kabiri ni impinduka z'imisemburo. Iyo umugore atwite, umubiri uhindura cyane imisemburo nka estrogene ndetse na progesterone. Iyi misemburo niyo igenzura ibintu byinshi mu mubiri w'umugore, harimo n'uburyo igitsina kibobera. Hari igihe izo mpinduka zituma umubiri ugira ububobere bwinshi, ariko hari n'igihe ku bagore bamwe zigira ingaruka zitandukanye, bigatuma igitsina cyumagara maze imibonano ikagorana. Ibi biterwa n'uko buri mubiri w'umuntu wakira imisemburo ku buryo butandukanye n'ubw'umubiri wundi. Impamvu ya gatatu ni umunaniro w'umubiri. Abagore benshi batwite bagira umunaniro ukabije, cyane cyane mu mezi ya mbere n'aya nyuma y'inda. Iyo umubiri unaniwe cyane, ubushake bw'imibonano mpuzabitsina buragabanuka. Ibi bishobora gutuma umubiri utitegura neza imibonano, maze bigatuma habura ububobere. Impamvu ya kane ni ukubura umwanya uhagije wo gutegura imibonano mpuzabitsina. Umubiri w'umugore ukenera igihe gihagije kugira ngo witegure neza. Iyo mugenzi we atihutiye kubanza kumutegura, akamuhatira guhita batangira igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, igitsina gishobora kuba kititeguye, bigatuma habura ububobere ndetse hakaba n'ububabare. Mu gihe cyo gutwita, akenshi umugore akenera igihe kinini kurusha mbere kugira ngo umubiri we witegure imibonano, ni nayo mpamvu aba agomba gufashwa kwitegura. Impamvu ya gatanu ni uruhare runini rw'imyumvire n'amarangamutima. Gutwita ni igihe kirimo impinduka nyinshi mu mitekerereze. Umugore ashobora kugira impungenge nyinshi, nko gutinya ko imibonano yagira ingaruka ku mwana, cyangwa se akumva atishimiye imiterere ye mishya. Iyo umuntu atishimye cyangwa afite impungenge nyinshi, ubwonko bushobora kudatanga ibimenyetso by'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina.
Iyo ubushake bugabanutse rero, igitsina ntikibobera neza, bigatuma n'imibonano ibaho igoranye. Impamvu ya gatandatu ni impamvu z'uburwayi cyangwa se ubwandu. Rimwe na rimwe kumagara mu gitsina bishobora guterwa n'indwara zimwe na zimwe zifata mu gitsina. Urugero ni nko kurwara infection urinaire zigarukirana kenshi. Izi ndwara zifata igitsina zishobora gutera kumva wumagaye, ukagira uburibwe, ku buryo no mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ububobere bubura. Impamvu ya karindwi ni uruhare rw'isuku ikoreshwa mu gitsina. Gukoresha amasabune akomeye cyane cyangwa imiti yo koza mu gitsina bishobora gukuraho ububobere karemano bw'umubiri. Igitsina cy'umugore gifite uburyo bwacyo bwo kurinda indwara no kwiyitaho. Iyo hakoreshwa ibintu byinshi bikomeye bishobora gutuma cyumagara, maze ububobere bukabura mu gihe bagukeneye ngo mutere akabariro. Impamvu ya munani ni imiti umugore ashobora kuba ari gufata. Hari imiti imwe n'imwe ishobora kugabanya ububobere mu gitsina nubwo atari kenshi bibaho mu gihe cyo gutwita. Ariko iyo umugore ari gufata imiti runaka yandikiwe na muganga, bishobora kugira ingaruka ku mikorere y'umubiri harimo n'ububobere. Impamvu ya 9 yo ni uburyo imibonano mpuzabitsina ikorwamo. Mu gihe cyo gutwita hari imyanya imwe ishobora kubangamira umugore cyangwa ikamutera ububabare. Urugero ni nk'iyo habayeho igitsure cyitwa giravubasi. Umubiri uhita ugerageza kwirinda, bigatuma ububobere bugabanuka ndetse bukanabura burundu ku buryo igikorwa kitaza kugenda neza. Ikintu cy'ingenzi cyane ni uko kumagara mu gitsina mu gihe cyo gutwita atari ikibazo cy'umuntu umwe wenyine, kandi si n'ikintu gikwiye gutera ipfunwe. Ahubwo ni ikibazo gishobora kuganirwaho hagati y'abashakanye no gushakirwa igisubizo. Reka turebere hamwe noneho uburyo bwo gukemura iki kibazo. Uburyo bwa mbere ni ukuganira neza hagati y'abashakanye. Umugore agomba kubwira umugabo uko yumva ameze, niba yumva yumagaye cyangwa se ababara mu gihe cy'igikorwa. Ibi bishobora gutuma bashaka uburyo bubasha kuborohereza bombi mu gikorwa. Naho uburyo bwa kabiri bwo gukemura kino kibazo ni ugufata umwanya mugategura imibonano mpuzabitsina, buri wese akabanza akagira ubushake. Muba mugomba gufata umwanya uhagije wo gukundana, kuganira, gukorakoranaho mu buryo butuma umubiri w'umugore witegura neza. Ibyo bishobora gufasha kongera ububobere maze mwese mukaza kunyurwa. Uburyo bwa gatatu ni uguhitamo imyanya iboneye mu gihe cyo gutwita. Hari imyanya itabangamira inda, ituma umugore abobera kandi ntababare mu gikorwa. Abaganga bakunda gutanga inama ku myanya iboneye bitewe n'igihe inda igezemo. Uburyo bwa kane ari nabwo twagize ubwa nyuma ni uko bishobora kuba byiza gukoresha amavuta yabugenewe afasha kongera ububobere yemejwe na muganga. Aya mavuta afasha kugabanya ububabare no gutuma imibonano igenda neza. Gusa ni ngombwa kujya kwa muganga igihe cyose hari ibimenyetso bidasanzwe nko kubabara cyane, cyangwa se igihe wumva byanze bikunze mu gitsina hari ibidasanzwe, kuko muganga niwe wenyine uhamya niba nta burwayi burimo. Ikindi kandi ni byiza kumenya ko ubushake bw'imibonano mpuzabitsina mu gihe cyo gutwita bushobora guhindagurika. Hari abagore bumva babishaka cyane ariko abandi bukagabanuka. Hari n'abagore bamwe babobera cyane, abandi icyo gihe bikanga. Ibi byombi ni ibisanzwe kandi biterwa n'imisemburo mu mubiri, n'imitekerereze cyangwa se uburyo ubanye n'uwo mwashakanye. Icyo kumenya ni uko igihe cyiza cyo gukora imibonano mpuzabitsina ari mu gihe umugore atwite, kuko iba itekanye, igihe inda imeze neza kandi muganga atayibujije. Gusa igomba gukorwa mu buryo bwitondewe, muri pozisiyo zorohereza umugore n'umwana, ariko ku buryo n'umugabo anyurwa. Iyo umugore yumagaye mu gitsina mu gihe cyo gutwita, si byiza kubifata nk'ikibazo cyoroheje. Ahubwo akenshi ni ikimenyetso cy'uko umubiri we uri kunyura mu mpinduka zikomeye kandi akeneye kumvwa ndetse no gufashwa. Mu gusoza ikiganiro cyacu, ni ngombwa kumenya ko kubura ububobere mu gitsina mu gihe umugore atwite atari ikintu kidasanzwe. Akenshi biterwa n'impinduka z'imisemburo mu mubiri w'umugore, kandi ntabwo biba kuri bose, kuko ubusanzwe umugore utwite aba ameze neza hose.
Ibi bishobora kandi guterwa n'umunaniro w'umubiri, impinduka mu marangamutima cyangwa indi mpamvu ijyanye n'ubuzima bwe muri rusange. Ariko nubwo kuri bamwe bishobora kuba ari ibisanzwe, ntibikwiye kwirengagizwa igihe bituma umugore yumva ububabare cyangwa se bigatuma imibanire ye n'uwo bashakanye igorana cyangwa ikazamo agatotsi. Abashakanye baba bagomba gutindana baganira ku bigendanye n'imikorere y'imibiri yabo bitewe n'igihe runaka barimo, ku buryo buri wese atagirira isoni mugenzi we zo kumubwira ko gutera akabariro yumva bidakunda, maze bakabanza bagakemurira ikibazo hamwe. Kandi baba bagomba gufata umwanya uhagije wo gutegurana mbere y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kugira ngo byongerere uwo mugore utwite ububobere buhagije. Ikindi kandi umugore utwite aba agomba kugisha inama muganga mu gihe cyose abona impinduka zidasanzwe ku mubiri we. Niba hari ikibazo ufite cyangwa se ingingo wifuza ko twaganiraho ubutaha, twandikire muri komenti. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.